Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire konata hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukorere mwihita usina ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ukabonera ku gihe ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukabonera ku gihe biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza. Ibyo byose rero kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi iburyo, aho hantu hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 mufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bizagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ufite utaboneka turakwigisha ukaduha amasaha wowe ubona akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka twakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Feri y'ikinyabiziga ntabwo iri gukora neza, ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro iyo feri bayita ngo iki? Ari ngo feri y'urugendo, mbega ngo feri yo guhagarara umwanya munini, se ngo feri yo gutabara, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosorana ikizame, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ndakeka ko namaze guhitamo C. Rero uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Ndakeka ko namaze guhitamo rero C, ndakeka ko namaze kucyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A iravuga ngo 2, B ngo 3, C ngo 1, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Ese nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kuba cyagiba gifite tungahe? Ndakeka ko hano giso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Hari ibinyabiziga byinshi uzabona ubone gifite 2. Hano bavuze ngo nibura, ntabwo bavuze ngo ikinyabiziga gitegetswe, bongeyeho ijambo rivuga ngo nibura. Niyo mpamvu hano duhisemo kamwe, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo C ariyo kamwe, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbere y'uko dukomeza aya mahirwe ntagucike, nk'uko mubibona uyu ni umuryango witwa We Do Green Organization. Bakaba bafite gahunda yitwa hejuru ikwigisha uko wakora umushinga ubyara inyungu, ubyara serivisi n'ibicuruzwa abantu bakunda. Muri make bakwigisha uko wakwihangira umurimo. Iyo umaze kwiga baguha certificate, bakanagushyira muri club mu buryo bwo gukomeza kugufasha bya hafi. Kwiyandikisha birarangira tariki 8 z'ukwa gatanu. Jya muri comment ya mbere ni link wacaho mu kwiyandikisha. Kundi busobanuro wahamagara kuri 0795 511 2516. Ndasubiramo 0795 511 2516. Ikindi aho waba uri hose mu gihugu barakwigisha, kuko bakwigisha mu buryo bwa online. Ikindi cyo waba ukora cyose, aho waba uri hose
uwo waba uri we wese wisangamo. Ni ibintu byiza. Jya muri komenti rero urasangamo linki iragufasha kugera hano ahasigaye wiyandikishe, dore ko kwiyandikisha byenda kurangira ejo bundi. Urahita usangamo kano gafomu kuzuze, ahasigaye nurangiza ube uriyandikishije, ahasigaye nawe uzaze ukore umushinga ubyara inyungu. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, ahasigaye umbwire ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda. Ku iyo video namaze kuyakorera. Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa kiri mu muhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda? Niba wararebye iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nabashyiriyeho, ndakeka ko kitari bukugore. Araba ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, mbega ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Seka ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, ndeka ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota ibuze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Urabona ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukigutegeka. Niba ubonyemo umunyamaguru, ni ukuvuga ngo ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Niba ubonyemo wenda harimo nka 30, ni ukuvuga ngo ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Haba hariho inshinga gutegeka kenshi kwa bino bisubizo byo kwa bino byapa bitegeka. Harimo ikinyamitende, akabamo n'abanyamaguru. None duhisemo igiso cy'ukuri ari cyo se kivuga ngo ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo se, ndakeka ko waramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizira ko nikiramuka kije urahita ugikora, ariko nkushishikariza ko wagenda ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujye yakwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Barabizi akunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo yaba no mu buryo bw'amashusho. Ikindi uramutse uri gukosora kino kizamuka ubona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment nkaguteguraho isomo. Ikintu busabwa no kujya aho hasi hasi umukara handitse subscribe ukakanda kugira ngo ikintu cyose nzashyiraho aba ari icyagufasha kwajya mu kizamuka gakora rimwe ugahita utsinda, uzahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Amatara yahe? Araba ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Mbega ngo utugarura rumuri 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ngo ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B bari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo A ni igiso cy'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, n'utugarura rumuri 2. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko bazaguha 0, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko bazaguha 0. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, kuko n'ubundi byombi bari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha kurikira. Mwese murabizi iriya byapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Na bino byapa bitegeka bimeze nka kiriya twari dusoje, bifite nayo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha kurikira. Hehe? Ariho ngo mu masangano. Mbega ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Seka ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Niko kuri D bavuze. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi
ni B. Ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Hano ubundi ikintu biba bishatse gusobanura ni ukuvuga ngo niba ari icyapa kibuza cyangwa icyapa gitegeka, gitangira gukurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa. Ubwo igihe bavuze igice cy'inzira nyabagendwa ni nko kuvuga ngo igice cy'umuhanda kiri hagati y'aho bishinze, ni ukuvuga ngo gitangira gukurikizwa iyo urenze ku cyapa, ubundi nibwo utangira gukurikiza ibyo cyari kigutegetse. N'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ni ukuvuga ngo niba wari uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kugenda mu muhanda, ubonye icyapa cyanditsemo wenda 60 kibuza, cyanditsemo 60, ubwo kiri kukubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Urakigeraho n'ubugihiseho nibwo utangira gukurikiza ibyo cyagutegetse. Iyo ugihiseho umaze kukirengaho, niba ugitambutseho, niba uri kuza uri kugisanga ukagihitaho, nibwo utangira gukurikiza ibyo cyagutegetse. Nicyo hano kuri B biba bishatse kuvuga. Ndakeka ko ramuzwe itamo B, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, ese kino cyapa gisobanura iki? Mu byapa byo ku mihanda gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arango uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. Mbega ngo nihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Seka ngo nihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D kavuga ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza, ariko urabona ko ibyapa ukunda kubibaza. Ni ingenzi ko warebera video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo byere kujya bikugora n'ujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa. Nkwibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 078 935 16 ngufashe kubona code mu gihe gitoya. Umbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, muhe n'imyitozo iragufasha kwihugura nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe kwa kino kibazo cya 6. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B. Nihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kubera iki? Kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. No kuvuga ngo ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo haba harimo umunyamaguru, nihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo igare, nihanyurwa n'ibinyamitende. Harimo nka 60, ntibyemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Ariko urabona ko iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo bigufasha no kuhamenya igiso cyakuri. Kino cyapa uzi ko kibuza, n'ubundi ukaza mwa bino bisubizo 4 ukabona hari ikivuga ngo ni hanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, uri kumva n'ubundi ko kiri kukubuza, bita bikorera ko ahita utahura igisubizo cya nyacyo. Ni ingenzi rero ko warebera video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo bino bibazo byere kujya bikugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Arango iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Seka ngo iyo ari mu nsisiro, mbibutsa ko iyo bavuze mu nsisiro mu ndimi z'amahanga ni haramwita ngo ni muri quartier. Mu gihe kuri deke uri kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ni ukuvuga ngo hano mu nsisiro, iyo bavuze ngo mu nsisiro, iyo bakuvuze ngo uduhanda two mu nsisiro, wenda kugira uhita usobanukirwa ko nabonye abantu benshi babimbaza ngo mu nsisiro ngo ni ahantu hameze hate. Iyo bavuze ngo uduhanda two mu nsisiro ni twa duhanda turi ahantu mutuye, hacamo imodoka hagashira iminota 20, hagacamo indi hagashira iminota 30, hagacamo indi hagashira iminota 50. Muri make ntabwo tuba dukunda gukoreshwa cyane. Akenshi ubusanga tunakoreshwa n'abantu bahaturiye. Ubwo rero niyo bita ngo ni imihanda yo mu nsisiro. Ndakeka ko guhise usobanukirwa no mu nsisiro icyari cyo. None hano urabona ano matara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bihe. Hano ndakeka ko amaze gutambiza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Kubera iki? Kubera ko birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga cyawe kiza
gishobora kuza kigatorosha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza impanuka. Rero ni ingenzi ko uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Ariko hari ikibazo uzabona kimeze neza gutya ubone bahisemo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ese kuri A bahinduyemo iki gitumye duhitamo ko duhitemo B gusa? Ubundi iyo bavuze ngo iyo umuhanda umurikiwe hose, umuyobozi abasha kureba muri metero 200. Iyo umuhanda umurikiwe hose, bakongeraho ijambo hose, uhita uvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ariko hano kubera bavuze ngo iyo umuhanda umurikiwe gutyo gusa, duhitamo B gusa niyo aba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko nubona bavuze ngo iyo umuhanda umurikiwe hose, umuyobozi abasha kureba muri metero 200, bazaba bashyize hose ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. A na B bizahita biba ibisubizo by'ukuri, uzabikore. Ndakeka ko hano ho umenya impamvu uhisemo B gusa. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icyambere, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ni burenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 25, B ngo santimetero 125, C ngo santimetero 45, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Wavuze ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ni burenze ibipimo bikurikira. Ese birashoboka ko igare yakurura romoroki ifite bino bipimo baduhaye? Oya, hano nta giso cy'ukuri kirimo. Niba kiguha mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira hehe? Ari aho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B ngo ahegereye inyamaswa zikurura. C ngo hafi y'amatungo. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kubona hari umuntu ugiye gutambuka, umuyobozi, cyangwa hari ikintu kibaye kidasanzwe bakakoresha imburira. Ese zimurika? Imburira zimurika. Ese zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho hehe? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hari igihe neza bazaguha kino kibazo ubona ariko bahisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese uhitamo A ryari? Ese uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo ryari? Bazaba bakiguhaye gutya, ariko kuri A bavuge ngo mu nsisiro gusa. Iyo bavuze mu nsisiro gusa uhita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko zikoreshwa kugira ngo bimenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ndakeka ko waramutse guhitamo rero A. Ndakeka ko waramutse kuyandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, nubwo baba bagihinduye muri ubwo buryo maze kukubwira, urahita ugikora. Murabizi hano dukosora ikizami, ariko turi kureba ibibazo bishamikiye kuri icyo kibazo tugezeho kugira ngo dukosore ikizami kimwe, ariko duse nk'abantu babonye ku bibazo byinshi cyane. Tunakwereka ahantu babihindurira kugira ngo nikiramuka kije mu kizamura akora uhite ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikiye bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Ari aho metero 3, B ngo metero 2 na santimetero 50, C ngo metero 1 na santimetero 10, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwibutsa ko kino kibazo bagiye kugihindura, bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 300, B santimetero 250, C santimetero 1, santimetero 110. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Murabizi metero 1 ibingana na santimetero 100.
ni ukuvuga ngo metero 3 ibingana na santimetero 300. Ntibizakugore, bazaba bahinduye ibipimo gusa, ariko ubonye biri kukugora ubyandika muri komenti, ugakanda subscribe, nkategura iryo somo nkarigushyiraho kugira ngo ntihazagire ikintu kikugora uzakorera imwe utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, nta giso cyukuri kirimo. Ntabwo ari iso cyukuri, B ntabwo ari iso cyukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya. Iki kibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11, kirabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Aravuga ngo kuri buri nzira, mbega ngo hagati y'amasangano, seka ngo iburyo bw'amasangano, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, yaba ababyandika muri komenti, yaba duhamagara, yaba twandikira kuri WhatsApp, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, nta handi uzajya ugikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Nahawe rero gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Wari wahisemo A gusa ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, nuhitamo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo D, bivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12, kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngaruramuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, ahubwo ari kuvuga n'abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona kubihe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, mbega ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, sega ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni ikihe? Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo hano ubundi kino kibazo barongera bakakikubaza ari kuhitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko aba bavuze ngo babona iburyo bwawe iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, mu gihe hano batubwiye ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa. Oya, bagomba kubona iburyo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije. Kuba bongeyeho ngo gusa B yisiba ko nta gisubizo cy'ukuri, ise iva mu bisubizo by'ukuri, niyo mpamvu hano twahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Na B iravuga ngo ibumoso babona iby'ibara ryera, kandi batubwiye ko babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, kandi baba bagomba kubona ibumoso iby'ibara ryera cyangwa ry'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko niba baramuka bakiguhaye noneho baguhaye A bavuga ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, B ibumoso babona iby'ibara ryera, uzahita uhitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ariko uri kubona ko babicuritse, niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita umenya ahantu babihinduriye, uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Ubonye bino bintu nkoze ari byo byiza byo kujya mpita mbazanira icyanyacyo, ubyandike muri komenti dukomeze mw'uyu mujyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya umuhanda ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yayo matara, tegereze neza. Arangwa itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, se ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandikaho ku gapapuro. Hari iso kuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Murabona ko kiri hatara ryo riba rira ukwajyo ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Mwebwe mu ndimi z'amahanga murayita ngo ni plaque. Rya tara ribonesha kuri plaque niryo bari kuvuga kwa kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ndakeka ko ramuzwe itamo se, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ahatari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntiyashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Araba ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri D bari kutuya ngo metero 2 na santimetero 10. Nkubwira ko kino kibazo hari igihe bagihinduye bakagihindura mu buryo bakavuga ngo A santimetero 150 bafashe metero bayishyize muri santimetero, B santimetero 175, C bakakubwira ngo santimetero 190, D bakakubwira ngo santimetero 210. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero gusa. Hano urabona iso kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano iso kuri nta kindi ni se abari metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko n'icyaboka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaruro muri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Araho ngo volomoteri, B ngo pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ngo amavatiri y'ifasi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, volomoteri, B ikaba atari ikibazo cy'ukuri, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, ndetse na C ikaba atari iso cy'ukuri, amavatiri y'ifasi. Hano wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hari igihe uzabona baguha kino kibazo neza kimeze gutya ariko ubone bahisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese baba bahinduwemo iki? Baba bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Niyo bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Nukujya witegereza neza ugakosorana natwe ikizameni. Niyo mpamvu ubona umuntu agenda agafata cya gitabo cy'ibibazo akirirwa ari gusoma yajya gukora agatsindwa, kubera ko hari igihe bahinduyemo nka kano kantu waba utarakibonye mu kizame, cyangwa ngo ubone ahantu bitandukaniye ugahitamo wenda B kandi bavuze ngo idafite, bashyiramo ngo ifite ugakomeza ugahitamo B utamenye ko yavuze ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uhitamo D. Iyo bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uhitamo B. Iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo ugahitamo D. Ndakeka ko wowe nibiramuka bije mu kizamura akora mu kanya utarabyitiranye. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje moteri bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125. Iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo metero 200, B ngo metero 100, C ngo metero 85, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko n'icyamuka kije mu kizamura ahita ugikora. Murabizi zo biragaruka. Niyo mpamvu ari ingenzi kujya mu kizamu maze kureba kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Uyu munsi urakunda kubazamo ibibazo byinshi. Ikibazo cya 17 kibaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe impimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kigenewe iki? Ari ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. B ngo guhagararwamo umwanya muto, guhagararwamo umwanya munini gusa. Aho ni kuri B.
kuri se bakavuga ngo iki, se bakavuga ngo guhagararwa mu mwanya muto n'umunini, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni se, guhagararwa mu mwanya muto n'umunini. Hari igihe uzabona bavugubajije ikibazo neza neza gutya, ariko ubone kuri se bavuze ngo guhagararwa mu mwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibice byinshi. Ako kantu bazaba bongeyeho gusa kavuga ngo ndetse ngo no ku mihanda irombereje ibisate byinshi cyangwa ibice byinshi, kazahita gatuma uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ako kajambo gusa bongeyeho kazahita gatuma se itaba igisubizo cy'ukuri. Ubundi bagomba kuvuga guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho. Niba bavuga ngo ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi bakabyongeraho, uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Impamvu mbivuzeho ni uko mbazi ko hari ibibazo bibaza gutyo kugira ngo ukomeze wihugure nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese biba bishobora gusimbura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugira kuri 20. Arangwa imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Sega ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye, waturuka kure ukagira ngo ni umurongo umwe kandi aba ari imirongo ibiri yegeranye cyane, nibyo bita ngo irabangikanye. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye ni kimwe na biriya ariko nari mvuze. Kuvuga ngo imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye ni kimwe no kuvuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Urabona ko byose ni kimwe. Ndakeka ko namuzwitamo B, ndakeka ko namuzwandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura kora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri ahakurikira. Hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arangwa mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjira mukomeza imbere paka uvuyemo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Mbega ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko amaze guhita igiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igiso cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizami cy'uyu munsi cyabazaga ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku muhanda, birashoboka ko cyabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ko batakibonye hakiri kare. Rero hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo n'ubu turutse kure, ukiri kure uhita ubona ko cyahagaritswe, umenye niba uragarabanye mu muvuduko kugira ngo utiteza ibyago cyangwa nawe ukamuteza ibyago. Ariko ngo ibinyabiziga ngo mwa bino binyabiziga bikurikira ngo byo ntibitegetswe kugira ibyo bibyerekana mu gihe babihagaritse. Ibihe binyabiziga ari ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande
seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo a ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri d bari tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari igisubizo cy'ukuri, b ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri kuko n'ubundi nibayihagarika iratwara akanya gatoya, ntabwo irabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ndetse n'aya mapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande nayo iyo bayihagaritse ntabwo ari ngombwa kugira ngo irangirwe kure n'ikimenyetso cyabigenewe, kuko n'ubundi iba irafata akanya gatoya ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera kugira n'ugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ujye urakosora kino kizame. Ufite inshuti ishaka kwiga igakora rimwe igahita itsinda, yoherereze link uyisharinge ino video kugira ngo nayo yige nigerwaho izakorera imwe ihita itsinda. Kode ziri koneka, ukeneye aho kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 mbigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.